Sandri seriously wabona urugo rwawe rusezeranye rwambikanye impeta hanyuma ukabona bari muri jetere wavuga ngo ubwo bukwe bwabaye ni ubukwe buri romantique ni ubukwe bwo kuki ni kwizina gusa mu cyumweru cya mbere ikofe mu cyumweru cya kabiri hasi mu cyumweru cya gatatu niki mu kwezi kumwe gusa mwaka bari mu bitaro bilan yo muri urwo rugo iragaragaza yuko iyo mariage yari nka prank funzwe muri ubwo buryo so ibintu birango bya potopoto ntabwo ndeka kuza ku Rwanda narwo sibyo u Rwanda narwo rurimo gushyira kuratifiya ibintu ratification muri parliament ejo byarabaye ndetse n'umushize government yaragize ariko wakuva amagambo y'u Rwanda ukavuga aba bantu yuko nanjye uwo nari nizeye urumva arimo kongera abacanshuro nahaye inzira ngo batahe turimo kujyana yego arimo kugura izindi mbunda arimo gukora ibiki n'ibiki arimo sinzi byose ibyo arimo kwigira ibyo rero uzi wenda n'uburenganzira bw'u Rwanda kubikora rushobora kubikora nko guta mu kagozi Kongo kugira ngo n'abahuza bagaragarizwe yuko Kongo ibyemeye itabikora iyo yaba ari strategy nziza y'abantu hungirehe urumva yego rushobora kubikora kuko n'ubundi abahanga bavuga ko mu bushobozi bwose Kongo yagira amabuye y'agaciro yatunga amafaranga yagira ruswa yatanga abahanga bavuga ko ubigize nk'agaciro faranga bidashobora kuvunjwa namba good leadership u Rwanda rufite no kuba rushobora guhamya noneho uwo mu Rwanda nka Kongo ikazabyitufashije ivuga ngo mwaduhaye abantu 1,400 y'abasirikare nta n'ifungwa tubahaye muzi ko tuyifite nuko mutari mwizeye ko tuyifite cyangwa muvuga ko impamvu tuyifite ifite ireme shingiro ibyazemo n'ikindi nuko mutazishaka simwe mwabonye tuzibakuraho tubazifunga mu yayo munsi mwazabyuka bivuga nagera ku Rwanda ati vous avez fait buri umuntu aba yakweretse yuko ibintu bishoboka sibyo niwe wazanye pula yo kurandura FDLR niwe wazanye amakuru y'ubutasi murayahuza urumva arabitse hose murayakoresha izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo ku giciro gito bagufitiye imodoka nziza za Kia Sportage Kia Niro Kia Sorento Kia K5 Kia K7 Toyota Prius Toyota Camry Toyota RAV4 Toyota Corolla Altis Toyota Vios na Toyota Yaris aha ntibigusaba kumena banki wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0780 50 79 cyangwa 0788 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya GF Plaza floor ya 4 room ya 6 Gugaga Cars buy and ship your dream cars. Marsha nabonye rero ngo u Rwanda uko ubwirinzi bugomba kugumaho kugeza igihe impamvu yumvikanye y'ubwo bwirinzi aricyo kintu rero nibaza kugeza iyi saha n'abanye benshi babishi Masha jumbabarira ako mwabantu mwagiye munkiza moderator wanjye urantungura pe kanikomereza amakuru aricyo kintu nabonye bati ibi ngibi rwose n'ibyundi bikwiye tu Rwanda rukomeje kwihagararaho rwerekana ko cya kindi rwavuze ati ubwirinzi ntibuzavaho ati na n'uyu munsi koko bugihagaze ku ijambo ko ubwirinzi bugomba kugumaho biriya leta ya Kinshasa yirwa ivuga ati ubwirinzi buveho ati ntago bikunda ntago bishoboka ibi ngibi wowe wabonye miki bwana Mashari nabonye ibintu bibiri ikintu cya mbere nuko ibigenda bigerwaho hagati y'u Rwanda na Kongo ubwo wenda dushyiremo ama multipartite ushyiremo Doha ushyiremo Washington hose ubona hari abantu bagenda babizamo iz African Union uziko uno musingi wo guhuza u Rwanda na Kongo washinzwe na African Union muri Angola urumva ni c'est un projet y'abantu benshi yego ariko nkuko twakoze kubivuga kenshi bigaragara ko there is no goodwill hagati y'ibihugu byombi
ni ukuri kose ntabwo u Rwanda na Kongo byigeze bigira inyota ngo byumve bifite icyaka cyo kuganira no kugera ku mahoro. Babisukumwemo n'abo bamaze kuvuga haruguru. Wavuga African Union ihabwa amafaranga nandi igengwa nande ni za Union Européenne ni za Amerika n'iki byose. Ntabwo nayo isa nk'iyigenga ntazagira umuntu kubeshya. Zaba za Doha nawe ni nk'umwana w'imfura wa Amerika. Aho hose urabona Amerika. En fait ibihugu byaganiriye kubera igitsure n'igitutu n'iki byose. Nuko reka tubifate mu buryo bwumvikana. Nanjye nayo kubera nk'ubihamya ariko tubitere metero. Abantu Sandri seriously wabona urugo rwawe rusezeranye rwambikanye impeta hanyuma ukabona bari muri jetere wavuga ngo ubwo bukwe bwabaye ni ubukwe buri romantique ni ubukwe bwoko ki ni kwizina gusa mu cyumweru cya mbere ikofe mu cyumweru cya kabiri hasi mu cyumweru cya gatatu n'iki mu kwezi kumwe gusa mwaka bari mu bitaro bilan yo muri urwo rugo iragaragaza yuko iyo mariage yari nka prank hanyuma dufate iyo mariage tuyigeranye n'ibyabereye Washington hari umupapa umwe c'est une famille bari amacuti yanjye bashakanye twari tuturanyira kuri polisi nkiga ubwo nyine nk'abantu banze kera amateka babaza aba bantu bani famille yashakanye famille yagerageje kudivorcinga nyuma y'amezi 6 niko bwa mbere muri 2004 na 5 na 6 nibwo bintu byabaye twasenyeraga muri ADP twese hariya mu Gakinjiro byateye ubwoba abantu urumva uzi ikintu cyabaye uwo mupapa yari umuntu uvuga ubutumwa wari uzwi w'igihangange wari ugezweho buriya abantu muri Kigali cyarajyaga abantu bagezweho mu bivuga butumwa no mu buhanuzi abantu bagakundwa cyane hakaba yigiye bakavuga ati cya Rugamba bari Rugamba nubwo agikomeye yari umuntu ukomeye kera mu bibare nabitwaga ba Benjamin abantu barabazi abitwaga ba Janta abitwaga abandi bantu barabazi urumva mbega namuvuga butumwa yari muvuga butumwa ukomeye uwo mama rero yarashatse yari umuntu uvuye muri famille nazo ziri noble kandi zikomeye zirimo abapasiteri zirimo buri kimwe cyose rero kubera ko yasaga nkaho ari generation yenda kuba yanjye nuko utajya mu bintu buri social nazamuguha mukaganira wamwegereye nazi iyo story yayitanga no kuri kamera nuko nyine ziriya famille ujya kuvuga ikintu wanje kubaza abavandimwe ngo mvugire kuri kamera ngo ngire gute n'iki ni ainsi de suite noneho nta n'impamvu siko nta wari umenye yari yo noneho nari hafi yabo uziko mu uko umuntu aba hafi y'abantu ndibuka nari kumwe na mugenzi wanjye umwe abikanombe ubu ngubu Bizimana rwose yambere ubuhamya nari kumwe na Vincent abari mu gisirikare n'abambere ubuhamya urumva umuntu aratubwira bavandi yari urungano ntacyo duhisha ko nashatse kasanga umugabo wanjye yisegura inyundo tuti kanaka se n'umufundi ati rero nabonye inyundo abahamagaye pastor wo mu Gakinjiro urumva pastor Tanazi ndavuga bonze nanjye mubona muzehe ati ngwino nkwereke niba munyomoza aza kuri kamera azampamagara ati Devi usigaye unshira muri kamera zawe nzamubwira nzamuhana gihamya sinyamvuga ibintu afitiye gihamya ubwo ngubwo hatangira byane ko zubakwa hatangira bya iki n'iki kugeza ubwe Grise yaje kuvuga ngo ubugenzuzi ufite n'amakuru tumaze kubona urumva arakwemera gufata icyemezo cyo cyose kandi ugakomeza inshingano zawe mu gihe abantu bafataga ibyemezo biri muri right zabo yashobora no gutaratakaza ireme rye muri Grise nta kindi kintu bagendeye abantu basanga ibintu nk'ibyo ngibyo kukizanye ubwo buhamya rero ubwo hari impamvu babuciyemo nibutambuke nta kibazo nabwo muri societe abakongomani igihugu cya Kongo leta yabo benda kumera nk'uwo mupapa sibyo hanyuma se ko twari tuvuye Washington gusinya Patrick Muyaga atangira kuvuga ati ntituzana negocier n'inyeshyamba na M23 gusubira muri Sabyinyo kujya kindu bintu negociable nabyutse mbona urutonde ntabwo nzi ko rwa cyane cyangwa rwa vuba ruvanga abantu badashaka batasuye muri Farides bahereye ku intaganda baramanuka ba Makenga bari yarase baramanuka rushobora kuba rwa cyane cyangwa rwa vuba nagapapuro karimo gusirikira nani gafite ahangaha noneho icyo ni cyambere Patrick Muyaga aserutse ati tuvuye Washington urumva gusinya Kayikwamba aserutse ati tuvuye Washington koko M23 de façon coïncidente itanze na Zambohe nta numwe ibonye bayihaye abagore ngo bishuti ngo ziba muri umuntu wa Colonel nanga urumva
barabafunguye batase ko mufunguye abantu tutazi ni abantu bo muri umuntu akorenanga ngo ukuriye province ibunaka ntazi yariyo wenda bagiranya kurusha I don't know urumva aho kurekura abantu ba M23 urerekura abantu ba muri umuntu umuyobozi wa M23 bafunzwe muri ubwo buryo so ibintu birango bya potopoto ntabwo ndeka kuza ku Rwanda narwo sibyo u Rwanda narwo rurimo gushyira kuratifiya ibintu ratification muri parliament ejo byarabaye ndetse n'ubushize government yaragize ariko wakuva amagambo y'u Rwanda ukavuga aba bantu niba barimo kwemeza rya sezerano niba tuvuga hari kuba impeta ebyiri ya mariage yego ni igihe cyo gushyira indi impeta ya kabiri yo gukonfaminga mukibona yuko abandi ntibararatifiya ntibaragira gute muracyitotomba imvugo ureba ugasanga diplomasi mo ni ngerere kandi abantu ni ya migeri nakubwiye bashakanye vuba nizanyunda abantu bisegura no ku ruhande rwa Kongo rushaka kuvuga utari ko ntacyo mwabiratifiye hakoze mwagomba kuberekesha amagambo aremereye kuriya niba mubikora mubikunze mwaciye bugufi nyine mugasigara mutuviye ko tutabikora ariko bidaherekejwe n'amagambo akanganye kuki u Rwanda rwababo ntabwo ruzakuraho ingamba kandi rwizeye ibyo ruratifiye jewe siko nabivuga navuga twe tuzakuraho ingamba ahubwo ariko tuzakuraho ingamba David none baratifiye iki bagaragaje impungenge niba afite impungenge be kubiratifiya nabo bisubike kuki wowe se reka nkubaze uzi impamvu nazanye urugero guriya mama nura rugo ya famille zari inshuti zanjye nuko nko mu cyumweru cya mbere kibanziriza ubukwe hari abari batangiye gutanga amakuru kuri uwo mupapa n'ibinyundo bye n'iki byose yisegura ariko gakomeza gukururwa nuko process yatangiye ngo udaseba nk'umwari nk'umuki utagira gute ukagenda wishora mu muriro kubera ko wabuze iki decision ndetse kugeza ubwo yabajije umwe mu basaza be urumva ati nkora iki complete kuri umuntu biyubashye ati genda iwacu ntago higeze habaho amanyanga nkayo ngayo kwari ukwiretena kwifata kugira ngo atagwa mu muriro w'amakara ariko umuvandimwe wawe akakubwira ati ugiyemo ntacyo bisa kuvuga ngo ugiyemo nta wacu none nuko ibyo ni ibiki noneho so iki gihe u Rwanda rurimo na Kongo nicyo gihe n'u Rwanda no kuvuga ngo twaratifayinze maybe ibyo kuri level ya government ariko bibiretse kujya mu nteko nta na kimwe bari bakora kuki mutacungana ku jisho umva uko Minisitiri Nduhungire yavuze ko kwizera Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bigoye aho nyumvira ati twarasinye ariko aba bantu turabazi twarakoranye kandi n'ubu tuvugana hari abacanshuro bari ku rugamba mwabanye abacanshuro b'abanyarumaniya banyuze i Kigali bagenda none bazanye abandi bo muri Colombia iyo ni contradiction ya Nduhungire twarababwiye tuti ibi bintu birimo gukorwa full contradiction kandi murabibu kuki muratifiye ibintu muzi ko umuntu arimo kuzana ati kandi murabireba yakomeje rero avuga ko u Rwanda rwifuza ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ishyira mu bikorwa ibyo yasinye ati icyo twifuza ko badufasha Nduhungire ni mucuti wanjye nuko ubwo bushake bwa politike babugira Nduhungire ni mucuti wanjye ngo tutaziranye urumva Nduhungire rwose nyakuba ministre Kongo ntize kubakotoza niba amakuru mufite ari amakuru ya nyayo kandi sinshidikanya ko u Rwanda rugira amakuru ya nyayo sibyo reba abacacuro baciye mu Rwanda uracyari firinga abandi sibyo kuki ujya gusezerana n'umuntu mu kubakana urugo waramaze kumubonaho defo zose zituma mutazubaka ingamba z'u Rwanda rwazidaborinze hako nayo yabivuze ko bitazashoboka ngo ari nayo mpamvu ingamba niba bitazashoboka kuki uva ku murenge gusezerana ukavuga uti ntabwo tuzabana n'uriya mugore hano ndi serious ntabwo nta kintu uri bumbwire kindi uvuye ku murenge gusezerana uti ibyo wigira byose ariko ndaguhonda nijoro can you imagine ndetse ziriya ngamba zoroheye Kongo wibwira ko Kongo yitakisha se yiriza ni ingamba ziremereye z'ubwirizi zishobora kuba zarayikanze zikayikana amabatiri ikumva uko ibaye urumva njyewe nazidaboringa nazitripura nashaka simbitangaza yuko nanjye uwo nari nizeye urumva arimo kongera abacanshuro nahaye inzira ngo batahe turimo kujyana yego arimo kugura izindi mbunda arimo gukora ibiki n'ibiki arimo sinzi byose ibyo arimo kwigira ibyo rero uzi wenda n'uburenganzira bw'u Rwanda kubikora rushobora kubikora nko guta mu kagozi Kongo kugira ngo n'abahuza bagaragarizwe yuko Kongo ibyemeye itabikora iyo yaba ari strategy nziza y'abantu Nduhungire urumva yego rushobora kubikora kuko n'ubundi abahanga bavuga ko mu bushobozi bwose Kongo yagira amabuye y'agaciro yatunga amafaranga yagira ruswa yatanga abahanga bavuga ko ubigize nk'agaciro faranga bidashobora kuvunjwa namba good leadership u Rwanda rufite
no kuba rushobora guhamya no kuguma ku masezerano y'uwo babigiranye. Sinzi ukuntu babyita, niba ari ubupfura cyangwa niba ari ubusiriyana, sinzi ukuntu babyita. Urabona ariya makipe Amerika na Kongo imaze iminsi bakoranye amasezerano yo kwamamaza, nubona ibishyuye uzangaye. Uwizashyira amafaranga azabanza akubita iposhe, nkuko yohereza abantu kugura imbunda bakabaza kwigurira amazu muri South Africa. Ariko nubona u Rwanda rushobora kugirana amasezerano na Arsenal rukayasubiramo n'andi, si igihugu gikeneye, ukabona bagiye muri Paris Saint-Germain bigenze gutyo. Ibyo byose byubaka icyizere y'uko u Rwanda kontra mugiranye usigara wowe ari ufite ikibazo, ariko ibyagura rwabikemuye. Muri iyo sansi u Rwanda rwakora ibyo rukora, ibyo nabyumva. Ariko mu yindi sansi bimwe nakubwiye ngo nta nyeshyamba namara n'ukwezi zidashize. Mu yindi sansi ijisho ryahora irindi, urumva, kandi nkatera intambwe ngategereza indi yawe. Reka nkwereke ahantu abantu bakunze guhombera kuri Kongo. M23 nimo gusabiriza abantu 700 ngo babafungure. Iyo iza gukora eshanje ikavuga uti turaba tubahe 300 kuri 300 turiyubahe mwe muraduha 100. Ntiyari gucamo ibyiciro 7 mu guhana ahantu imbohe, ariko ikabimaze gucyura 500 bayo. Kuki ibintu bigera kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo exchange we ikabura buri teka biterwa n'iki? Kubera iki abantu muri belligérance ibihanganye na Kongo always ubona ko Kongo isaba byinshi, ibisabwe ntibitange. Kongo ni kubera iki yabaye baje kuri urwo rwego? Kuki se aba belligérance babyemera? Yego. U Rwanda na ratifia ikintu, niba hari ukuntu wenda amategeko abigena ko ratification ya cabinet wenda iherekezwa nyuma y'iminsi runaka na parliament, ariko nari kugumisha ya government ya parliament ikazaza Kongo nayo yateye intambwe. M23 nabwo bigenza gutyo, nkaguha abasirikare bavuze icy'umunani ubu ngubu bamaze iminsi basohoye urundi rutonde rw'abasirikare bahaye leta mbona yongera cyane nako twari tuzi cyabira, ariko abandi 100 bavuye Semazi. Ariko muri kuntu urekura abantu 1400 nta muntu numwe w'igi exchanges, does it make sense? Ese ubwo ngubwo Sandri isherezo igiye Kongo izikunkumura ikavuga uterega ntacyo twa twishinja, ni mwebwe imitima ibirya mugakora ibyo mukora nyine, nta mpuwe twabasabye kutugirira, nuko nimwe mu bafite, nimwe mwumva mutsindwa, muratifiye ibyo muratifiye, nta mbohe yanyu dufite, izacu twarazibonye. Kongo nibikora bazagenda gute? Kuba yaratanze abasirikare bikaba ari nko kwishyira mu mutego. M23 oya leta ya Kinshasa ikazana demagogie yo kuvuga ngo nuko mwari muzi ko nta muntu wanyu dufite, iyo tumugira muba mwaravuze ngo tubagurane. Ndakwereka ibyo indi kote ikora, hakagira imibare bakuramo, noneho uwo mu Rwanda nka Kongo ikazabyitufashije ivuga ngo mwaduhaye abantu 1400 basirikare, nta nifungwa tubahaye muzi ko tuyifite, nuko mutari mwizeye ko tuyifite, cyangwa muvuga ko impamvu tuyifite ifite ireme shingiro, ibyazemo n'ikindi nuko mutazishaka, simwe mwabonye tuzibakuraho tubazifunga. Mu yayo munsi mwazabyuka bivuga nagera ku Rwanda ati vous avez fait votre ratification vis-à-vis y'amasezerano twasinyanye, nuko mufite icyo mwikanga, mukureho izo ngamba nyine. Hari icyo twabakozeho kindi se twebwe hari ikindi twabakozeho? Kongo Kinshasa nta kitijya kuvuga ariko bari abantu n'abantu bumvize no ku mihanda, street boys, street guys, ibyo bazabivuga ku mugaragaro kandi uzabibona. Musinye nyine musifite imisinye, mwigeze mubona ingabo zacu zinjira ku butaka bwanyu ubwo bakabashinja u Rwanda ko bafite ingabo muri Kongo, nka kuri u Rwanda rubihakana. Mwebwe musinyira icyo musinyira, mutuvire ku butaka ahubwo na n'ubu ngubu. Imagine, niyo mpamvu uganira na Kongo uba ugomba gukora ikintu nawe yakoze ikindi, bitabigenza gutyo rero mukajya nyine murira gutyo ngo murabona ngo bo ntacyo bakora nyine. Niba ntacyo bakora nta n'icyizere. Nasomye iriya Washington Peace Accord hagati y'u Rwanda na Kongo, mu ngingo zisoza harimo uburyo ayo masezerano wayavamo, bigufata amezi 6 kubisaba. Nibabona nta kintu bitanga bazayavemo. Yego. Hari ubwo sara amasezerano adafite clause yo kuyavamo. Ikindi nashaka kuvuga kuri iyi ngingo, u Rwanda kubirureba ariko bisaba byo kubibirivinga, ni ikintu kimeze nk'ikibwirizwa nk'ivanjiri. Diplomasi y'u Rwanda, igihagararo cy'u Rwanda mu karere, uko nsigaye mbibona, bashobora gukora n'ibintu, bashobora gukorana na activite zabo diplomatique politique, ntabwo ariko bisa neza, nabuze ururimi bikoresha kubyenda gusa nk'indabukuru kuwo muhanganye, kubera ko wenda bizera ko
either ibyo navuga mu kanya wowe kutakora ibyawe urimo gutakara mu kagozi, cyangwa bafite plan B yuko udakoze n'ibyo ngira ngo nanduhugire yavugaga yerekeza aho ngaho, udakoze ibyo mwumvikanye bafite ni plan B yuko baba babikora. Kuko niba u Rwanda mu byavuzwe nabyo birimo ko bashobora no gukoresha ubundi byo gusenya FDL namwumva kuri televiziyo nijoro, kandi hanakoreshejwe izindi mbaraga ngo zitari twa operation ko twakozwe mbere. So u Rwanda rushobora gukora ibyemezo bavuga bati turapfa iki ko dufite plan B tukagira plan C tukagira plan D, kuki iyi ya mbere yakwanga, reka dukora ibi ngibi, nibyanga izo ngamba tuzazidaburinga. Ni ukuvuga ngo Kongo ishobora kuvuga ko ari sympathy gusenya FDL, alors que u Rwanda rubona ko itarabaye sympathy rwayirasa rukayishwanyaguza mu buryo umwe cyangwa ubundi. Ntabwo byabuze u Rwanda rero gukora ibyo rukora uko byagenda kose. Igihe nanone ku rundi ruhande babikora bavuga ati bo dusase inzobe dukora ibyacu, nitusimbukira kuri plan B cyangwa plan C cyangwa twakoze triple ingamba z'ubwirinzi, ariko ibya mbere tuzabikora twagize gute, twabyemeje. Kongo byayinaniye, kandi Kongo sinzi umuntu yigira inama iramutse higize umwako ikananirwa gushyira mu bikorwa iriya konobusa, amabombe ishobora no kuzarya ku bintu bya FDL ntizigire ivuga ngo iki. Buri umuntu aba yakweretse yuko ibintu bishoboka, sibyo? Ni wewe wazanye pura yo kurandura FDL, ni wewe wazanye amakuru y'ubutasi murayahuza, urumva arabitse hose murayakoresha. Niba rero ibyo wowe ubwawe wizaniye bikunaniye kubyubahiriza, undi nasimbukira kuri plan B amahanga azabibona. Kongo rero sizi ikintu itekereza, nibitekereza ko u Rwanda rutayikocora ubwo amaherezo uzabona cyamutema ku wundi aho nibereye. Izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe, ikibazo niye hize uzayigurira. Barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye, nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubo. Hamwe na Gugaga Cars, kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo ku giciro gito. Bagufitiye imodoka nziza za Kia Sportage, Kia Niro, Kia Sorento, Kia K5, Kia K7, Toyota Prius, Toyota Camry, Toyota RAV4, Toyota Corolla Altis, Toyota Vios na Toyota Yaris. Aha ntibigusaba kumena banki, wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0780 50 79 30 cyangwa 0788 32 66. Uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com. Wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars, buy and ship your dream cars.